yapimwemo urumogi agasanga nta rumogi akoresha, kandi n'iperereza ryakozwe bagenda babaza inshuti ze n'abandi barimo umukozi we wo mu rugo, byavuzwe ko Skaytu adakoresha urumogi. Gusa Skaytu ntabwo we yarekuwe burundu n'ubwo habayeho ubwumvikane hagati we n'umugore we, ntabwo bivuga ko icyaha cyavuyeho, kuko Skaytu buri cyumweru buri inshuro imwe mu cyumweru agomba kwitaba bikagaragara ko agihari. Ivuga ko iyo abantu bagiranye amakimbirane bagahura hagati yabo bakaba bagira ubwumvikane, icyo gihe itegeko ryemeza ko uwo nguwo wakoze icyaha ababarirwa. Rero byagenze kwa Skaytu. Amahoro n'imigisha kuri wowe udukurikirana hano kuri Step Up TV Show. Reka nizere ko ibintu byawe bikomeje kugenda neza, ibintu byawe bikomeje kugenda uko wabipanze. Nkuzaniye amakuru menshi cyane, reka duhere ku bita Skaytu. Iyi kesi ya Skaytu abantu benshi mwayibajijeho. Skaytu muribuka ko yafunzwe azira icyaha cyo goza ku nkeke uwo mwashakanye no gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake. Skaytu akimara gufungwa abantu bari kwibaza mbese biraza kugenda gute nyuma y'uko hajeho n'iriya kesi yo bita y'amano. Gusa ejo bundi tariki 25 Gicurasi 2026 nibwo uwo bita Skaytu yarekuwe. Abantu baribaza ngo mbese ni ukubera iki Skaytu arekuwe? Nk'uko ariko mu itegeko ry'u Rwanda ribivuga, habaho ibyaha biri ubwoko butandukanye. Hariho ibyaha mbonezamubano, harimo ibyaha bigiye bitandukanye, iby'ubucuruzi n'ibiki. Icyaha mbonezamubano kivuga ko iyo abantu bagiranye amakimbirane bagahura hagati yabo bakaba bagira ubwumvikane, icyo gihe itegeko ryemeza ko uwo nguwo wakoze icyaha ababarirwa. Rero byagenze kwa Skaytu. Cyangwa iyo ari icyaha cyakorewe mu muryango, iyo umushinjacyaha arebye inyungu z'umuryango kandi abagize umuryango bumvikanye, bahitamo kuba bakongera bakabarekura. Nk'inkuru bwa mbere isohoka yari yasohotse ivuga ko, inkuru dukesha The Choice, yari yavuze ko Skaytu n'umugore we bamaze kuba bakiyunga, cyangwa kubera ubwumvikane bagize hagati yabo bahisemo kuba babarekura. Nyuma yaho ariko indi nkuru nanone abantu batamenye, gusa mu kanya irasohotse nayo. Skaytu akimara gufatwa mu byaha yari yarezwe n'umugore we, hari harimo icyaha cyo kuba akoresha urumogi. Byavuzwe ko Skaytu yapimwemo urumogi agasanga nta rumogi akoresha, kandi n'iperereza ryakozwe bagenda babaza inshuti ze n'abandi barimo umukozi we wo mu rugo, byavuzwe ko Skaytu adakoresha urumogi. Gusa Skaytu ntabwo we yarekuwe burundu n'ubwo habayeho ubwumvikane hagati we n'umugore we, ntabwo bivuga ko icyaha cyavuyeho, kuko Skaytu buri cyumweru buri inshuro imwe mu cyumweru agomba kwitaba bikagaragara ko agihari. Igihe icyaha kivanwaho burundu ni igihe mwabo babiri bumvikanye kandi icyaha cyabaye kikaba kidakomeye ku buryo cyateza ibikomere cyangwa izindi ngaruka ku muntu wagikorewe. Ubwo ni ugutegereza tukareba kesi ya Skaytu iraza kuba irangira ute. Gusa urumva nimba ikiyobyabwenge kitarimo, biraza kuba byakoroha, kuko niyumvikana n'umugore we iyo barebye inyungu z'umuryango, kuko Skaytu agomba kurera abana. Skaytu agomba gukomeza gukora inshingano nk'umugabo, kuko by'umwihariko barasezeranye n'umugore n'umugabo. Rero ni ugutegereza tukareba ibya Skaytu ko biraza kuba bigenda. Ibya y'amano byo byakomeje kugorana, dore yuko n'abarimo Pazomani yaje nawe atangaza iby'ubwo yari ari kuri The Choice, avuga zimwe muri tatuwaje zo bita y'amano yishizeho ko zatewe n'ibikomere yari yagiranye n'umugore we. Reka tuze gutegereza ibya Skaytu biraza kuba bigenda gute. Kandi na bare yakomeje ku mugoroba, ikipe zahuye, byari ibintu byiza cyane. Gusa muri entertainment byari ibintu bimeze neza. Tycoon ni ubwa mbere yarakoze ikiraka nk'umuhanzi, nyuma y'uko atangiye kuba umuhanzi yari afite stage ye ya mbere. Ni stage yagenze neza, abarimo Jojo Breeze babyinnye ku mugoroba, Kivumbi nawe yakoze stage ye, abarimo Sheri bari ababyina. Byari ibintu byiza cyane ku bantu mukurikirana bare kandi n'ubundi iraza gukomeza finali, dore ko amakipe araza guhurira finali nta zindi usibye Al Hilal na Petro de Rwanda.
noneho na RSSB Tigers n'undi nayo izaba ifite umukino. Mukomeze mukurikirane bare umunsi kundi, buri update mugombwa kugenda muyikurikira hano n'ubundi kuri Step Up TV show. Noneho reka mubwire indi nkuru, ni inkuru yuko abahanzi bahawe ibihembo muri America Music Award 2026. Justin Bieber niwe wabaye Best Pop Artist, bamwita Sabrina Carpenter niwe wabaye Best Famous Pop Artist, ubwo Justin Bieber we ni man. Bamwita Kendrick Lamar niwe wabaye niwe wayoboye abagabo bakora hip hop, bamwita Cardi B niwe wabaye uyoboye abagore bakora hip hop na album nziza ya hip hop n'ubundi yabaye iya Cardi B. Bamwita Bruno Mars n'ubundi niwe wabaye Best R&B Artist, kandi n'indirimbo ye ikaba yaje muziyoboye bayita I Just Might, na album ya R&B nziza n'undi yabaye iyo bita Bruno Mars. Bruno Mars ubona ko byose yagiye arabihuriza hamwe, yitwa The Romantic. Bayita bamwita Season wabaye Best Famous R&B Artist, bamwita Shakira wabaye Best Famous Latin Artist, na tour ye ikaba ariyo yabaye ikundwa cyane, bayita Las Mojas Euroness World Tour. Bamwita Tyra wabaye Best Afrobeat Artist, bamwita Social Song n'ubundi of the Year n'ubundi yabaye iya Tyra, bayita Chano. Zara Larsson wabaye n'ubundi nyiri album nziza yiswe Midnight Sun, n'ibindi byinshi n'ubundi ugenda ubikurikirana hano kuri Step Up TV show. Ni gutya byari byifashe, gusa mu kanya byose ndaza kubikuramburira muri Step Up News. Ikindi nakubwira, amafoto meza afatirwa kwa Kevin Photographer, umusure ku mbuga nkoranyambaga ze, aho ugeze hose wandikamo Kevin Photographer. Ikindi nakubwira nuko nayo wifuza kwamamaza ibikorwa bye bikagera kure n'ahandi ubikorera usibye hano kuri Step Up TV show. Nimero ni 0793638264. Reka mwubwire ngo umunsi mwiza, aja akomeze akundebere icyoroshye wakoze subscribe hano kuri Step Up TV show. Nuze gucikwa ku mugoroba nka Step Up News. Indege ya siporo yagarutse, ibintu bikomeje kugenda neza 5 kwa 5. Ndabakunda cyane. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and a birthday or in Kevin Entertainment with Kevin Photographer, you can contact us on 0788773185, and even you can follow us on our social media. Kevin Photographer, online service, make more than one with us.